Amahoro amahoro kuri mwese inshuti za Waka Waka podcast, ndabifuriza gukomeza kuryoherwa na Noheli, nkabifuriza n'umwaka mushya muhire. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku byo twaganiriye cyane muri podcast zabanje, tuvuga kuri iyi ntambara ya Putin n'uburyo igiye guhindura uburyo isi yari isanzwe iyobowemo. Twavugaga ko intsinzi ya Putin muri Ukraine ishobora kuzakurura isi kwivana mu maboko y'abagashaka buhake. Murumva ibyo nshaka kuvuga ahangaha. Ibyo rero twarabivugaga, abantu benshi ntibabyemere, bakavuga bati Amerika irakomeye, ntibishoboka, izakomeza ituyoboze ngo ni y'icyuma. Ariko uyu munsi ibintu tugiye kuganira bimaze kugaragara cyane cyane muri ibi byumweru bishize, by'ubwabyo bivuga ikintu kinini cyane kuri iyi ntambara ya Putin. Ubu ngubu urugero rutoya nabaha muri introduction y'ikiganiro, wenda twavuga nko kuri ibi bijyanye n'inyanja itukura. Ahangaha mu nyanja itukura murabizi ko nta mato apfa kuhanyura ahangaha. Aba bahutizi rero bavuze yuko ubwato bwa Vladimir Putin cyangwa se ubwato bufite idarapo ry'Uburusiya aribwo bwemerewe guca ahangaha mu nyanja itukura, kandi murabibona ko ibihugu byinshi byatinye gukomeza kwacisha amato yabyo. Amato ubu ngubu arimo arazenguruka, akaba ari ikintu kiri kongeraho urugendo rwa hafi ibyumweru bibiri. Ubwo rero ibyo nibyo tugiye kuganiraho, turebe intambara iri kubera ngaha muri Ukraine, turebe ni gute iri guhindura ibintu, niki gisobanuro cyabyo ubundi. Yes, iyi ni Waka Waka podcast rero, nkuko mubizi tuba turi kumwe na KDB bidufitiye ibinyobwa byiza, inabifuriza umwaka mushya muhire, ikabifuriza na Noheli nziza. Of course rero tudatinze twinjire mu kiganiro. KDB badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye whisky nziza cyane, bakatugirira dry gin nziza cyane, bakatugirira vodka nziza cyane. Ibi byose bikaba biri mu macupa wakwishimira gutereka imbere yawe. Bakatugirira kandi icupa rya litiro 3 rya red wine, bakatugira icupa rya litiro 3 rya white wine. Nge numva ko ni igihe cyo kuva kuri bwa buyoga bw'amafuti bamaze iminsi batwereka hirya no hino, tugahesha agaciro amafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya KDB rero ushatse kuyirangura wahamagara kuri 0788505088. ndasubiramo 0788505088, ubundi ubuzima bukaryoha. Yes, nari mvuze ku mato y'Abarusiya yemerewe kugenda ahangaha mu nyanja itukura, mu gihe andi mato yose yaba y'abanyaburayi yaba aturuka he atemerewe kongera guca muri iyi nyanja itukura, aho aba bahutizi bafunze inzira. Akaba ari ikintu gikomeye cyane kubera ko amato urugendo yarasanzwe akoresha aciye ahangaha mu nyanja itukura, ubwo batangiye kuzenguruka Afurika, ni ukuvuga ngo aya mato ari kwiyongeraho ibyumweru bibiri by'urugendo. Murabyumva namwe cost byongera ku biciro, ari ibiciro bya petrol, ari ibiciro by'ibicuruzwa byiyongereho, transport y'ibyumweru bibiri. Icyo ndumva ari ikintu cyumvikana. Ibi rero biraturuka hehe ibi bintu? Ngiye kubanza mvuge kuri abanyamerika nyuma yuko habayeho iki kibazo cyo mu nyanja y'umutuku. Abanyamerika ubundi nkuko tubizi, abahutizi bakirasa ubwato bwa mbere, muribuka ko n'ubwato bw'abanyamerika bwarashweho, bakavuga ko bahanuye drone z'abahutizi zari zije kurasa ku bwato bw'abanyamerika. Amerika rero ya kera uburyo tuyizimo, yagombaga guhita itangira kurasa ahangaha muri Yemen rero abantu benshi buriya kubera ibihugu byinshi biba bicecetse, cyangwa se hari abantu itangazamakuru n'ibiki ntibyite kubiri kuhabera, hari igihe abantu bagira ngo iki gihugu ni fake, nta kintu kishobora, ko Yemen twayibonye mu nzara, tuyibona mu ntambara zidashira. Ukaba wakwibaza uti se aba bahutizi bafite imbaraga zo gufunga inyanja y'umukara n'abanyamerika ntibatinyuke kubarasaho? Ni ikibazo wakwibaza, nanjye ndimo kwibaza, ariko turaza kukigarukaho turimo gusesengura impamvu y'ibi byose. Rero muribuka abanyamerika ubwato bwabo bukiraswa, bukijya kuraswaho ntago babuhamije, bavuze ko izo drone bazihanuye. Ariko ibyo bintu biba, abanyamerika bavuze ko ubwo byari bimaze gukurikira ishimutwa ry'amato menshi. Amato yagiye araswa ngaha mu nyanja y'umukara yanze gukurikiza amabwiriza y'aba bahutizi. Ibyo byose
byatumye abanyamerika bavuga bati tugiye gukora koalisiyo ya rutura y'ahangaha mu nyanja y'umukara izatuma aba bahutizi batongera kugira ikintu bavuga. Noneho bavuga ko bagiye gukora koalisiyo y'amato y'intambara y'ibihugu bikomeye bigiye gutanga amato y'intambara. Abanyamerika bakora koalisiyo yabo bayijyamo cyane, ibihugu bigenda byemera kujyamo, ndetse na Biden mu magambo yavuga ko bagiye gukora coalition iteye ubwoba. We navuga ko yayise coalition nini cyane y'igisimba igiye guhagarika aba banyayemen. Ariko urebye ukareba ibintu uburyo byagenzemo n'uburyo birimo kugendamo, ubona ko ibihugu byinshi ndetse n'ibihugu by'inshuti za Amerika birimo gutinya kwinjira muri iki kibazo, birimo gutinya kohereza ingabo zabyo. Abanyamerika baravuga ko babonye coalition, ariko kugeza ubu ngubu nta hantu irimo kugaragara. Baratangaza ibihugu 10, bagatangaza ibihugu 20, bakavuga harimo bidashaka kugaragara. Ni gute udashaka kugaragara mu mugambi wa Amerika? Ubundi ibyo bintu murabizi mwebwe. Ni ukuvuga ngo umugambi wa Amerika ujyamo ugaragara wemye rwose, kuko Amerika nyine yari igihugu giteye ubwoba ku isi, aricyo gihugu kigira ukuri cyonyine ku isi. Ubu ngubu rero ibyo bintu byarahindutse. Ndabaha nk'urugero rwa Norvege yatanze abasirikari 10, apana amato 10, apana ikigo. Ndimo ndavuga iyo koalisiyo y'amato Biden yari yavuze ko agiye kubaka. Norway yohereje abasirikare 10. Ushobora guseka Norway, ariko mu by'ukuri ushaka waba uretse guseka Norway, kuko hano ndabona Ubuholandi nabwo bwatanze abasirikari 2 muri koalisiyo y'igikoko. Urumva ko Norway yagerageje. Ubundi ukareba Australia yatanze nayo abasirikari 11. Ibi bihugu tuvuze ni ibihugu by'inshuti, bisanzwe ari ibihugu by'inshuti za Amerika. Ubwo aho ngaho urabonamo absence y'Abafaransa, ubonamo absence y'ibihugu byinshi cyane, ubundi bisanzwe bigenda biri inyuma y'Abanyamerika. Abanyaburayi rero, Abanyaburayi banze kwivanga muri iki kibazo kubera ko batakarije icyizere. Batangiye nacyo cyo kintu kirakomeye cyane, tucyumvikaneho, muze no kukimbwiraho muri comment, mubwire ukuntu mucyumva niba ari cyo. Impamvu ya mbere Abanyaburayi batarimo kwinjira muri iki kibazo ni iyihe? Impamvu ya mbere Abanyaburayi badashaka kwinjira muri iki kibazo nuko batangiye gutakariza icyizere Abanyamerika. Batangiye gutakariza icyizere Abanyamerika, ko Abanyamerika bananiwe guhita barasa kuri aba Bahouthis kugira ngo berekane ko ari igihugu gikomeye gishobora kwirwanaho cyonyine, noneho bahaze bagiha umusada. Ku mugerero cyatinye kwinjira muri iyo ntambara, kigashaka kuyinjiranamo n'ibihugu byinshi by'Abanyaburayi. Ibi bihugu byose byanze kwinjira muri iyi ntambara mu buryo bweruye. Hakaba n'ibihugu byanze kugaragara muri uyu mugambi wo ujyanye no gukora umutekano ahangaha mu nyanja y'umukara. Ibyo rero ni ibintu wabonamo isura nini y'ihinduka ry'ibintu, n'intangiriro zo guhinduka kw'ibintu nyuma y'uko Putin yigaruriye ibice bya Ukraine. Intambara muri Ukraine uyu munsi bikaba bigaragara ko Ukraine irimo kuyitakaza. Abanyamerika bakaba barabuze icyo bakora kugira ngo batabare Ukraine. Icyo ni ikintu gikomeye. Buriya isenyuka ry'igihugu, isenyuka rya super power rihera hehe? Ni ukuvuga ngo abo wahaburaga batangira kutaguhabuka, noneho abo wari urindiye umutekano bagatangira kugutakariza icyizere. Nibyo biri kuba ku Munyamerika. Ni ukuvuga ngo Ukraine irafashwe, Umunyamerika nta kintu akoze, Abahouthis babarasheho. Abanyamerika ntago bigeze barasa ngo bari gusubiza Abahouthis. Icyo kintu ntikigeze kibaho. Ibyo byose rero bituma aba Banyaburayi batakariza icyizere Abanyamerika. Abarabu, nitugera ku Barabu bo ni inyanja y'umukara, bo ni ibintu biri complex. Harimo ibintu byinshi bishobora gutuma ibihugu byinshi by'Abarabu bidashobora kuza muri iki kibazo, kuko iki kibazo murabizi gishingiye ku ntambara yo muri Israel, ku ntambara yo muri Gaza. Abahouthis baravuga bati muhagarike intambara muri Gaza, mukomeze mwigendere mu nyanja y'umukara, natwe nta kibazo. Ibyo ngibyo nibyo Abanyaburayi bazi ko Abahouthis bari gusaba, bakaba bazi ko nicyo gisubizo cya kabiri cy'iyi ntambara. Kuko nujya kureba mu matora yabereye muri UN, nubwo haba hari abatora kugira ngo bagaragaze isura nziza, ariko kutuza uruhande bariho, nujya kureba urabona ko ibihugu byinshi birimo n'Abafaransa, birimo ibihugu byinshi cyane byinshi bisanzwe ari inshuti z'Abanyamerika, byatoye ko muri Gaza intambara ihagarara. Abanyamerika bonyine nibo basabye ko
batoye ko intambara ikomeza, niba ari n'intambara, niba ari n'ubwicanyi, niba ari na jenoside, icyo ari cyo kiri kubera muri Gaza namwe muracyumva. So ibyo ngibyo bituma abarabu badashobora kuza kwinjira muri iki kibazo. Abarabu rero bo batakarije umunyamerika imbaraga, icyizere kera cyane. Abarabu batakarije icyizere umunyamerika kera cyane, ubwo umunyamerika yasenyaga Irake ku binyoma, umunyamerika agatangiza intambara yo muri Afghanistan akayivamo ayitsinzwe, umunyamerika agashaka guhirika Bashar al-Assad ku butegetsi bikanga, Putin akamugumishaho. Uyu munsi Bashar al-Assad yagarutse no muri Arab League, urumva ni umuntu umaze kugaruka mu miryango mpuzamahanga myinshi imuhuza n'ibihugu by'Abarabu, ni umuntu utangiye kugaruka kuri scene internationale, mu gihe abanyamerika n'inshuti zabo bose bahagurutse bakavuga bati tugomba gukuraho Assad. Murabyibuka n'Abafaransa bo bari bafashe icyemezo cyo gutera bazi ko n'abanyamerika bari bubafashe, igihe bari bavugaga ko Assad yakoresheje chemicals. Abafaransa rwose icyo gihe hariho Hollande yabyutse avuga ko Abafaransa bagomba guhita batera Syria. Barategereza babona abanyamerika ntago bari muri iyo gahunda, Abafaransa nabo babona ntibayijyamo bonyine, bahita babivamo. Mu kubivamo Daesh itangira kugaba ibitero hehe muri Syria no muri Iraq. Baza gusanga umuntu wenyine bafite wabafasha guhangana na Daesh ni Putin. Murabyibuka inama z'abaperezida bacicikanaga, ba Merkel, ba Hollande bahoraga i Moscow bashaka ko Putin abafasha kurwanya Daesh muri ibi bice. Ibyo rero byose biba isi irimo kureba, ntago biba ngo ibintu ngo bitambuke. Niyo mpamvu nababwiye ngo Amerika irimo kuruzinga imbaraga yari ifite ku isi n'ubudahangarwa, kuko uyu munsi intambara yo muri Ukraine iratangiye, uzamuye concern za human rights, intambara igeze muri Gaza, ibyo waharaniraga hano ubishyigikiye hano. Muri kubyumva iyo double stand. Ni ukuvuga ngo abanyamerika ubu ngubu bamaze kugaragara ko ari abantu bagendera mu nyungu zabo batagendeye ku mategeko mpuzamahanga. Ni ibintu bashoboraga kuryarya bakabiryarya bigakunda, ariko uyu munsi ntibishoboka. Uyu munsi ntibishoboka. Ibaze nawe kubona nk'Abahorandi bohereza ngo abasirikari 2 muri coalition yasabwe n'abanyamerika, Australia ikohereza 11, Norvège ikohereza niba ari 2 niba ari bangahe, ariko ni ibintu bigaragara ku maso cyangwa se ku muntu wese ubireba uhita ubibona ukavuga uti abanyamerika batangiye kuruzinga influence bari bafite ku isi. Tugaruke rero ku Houthis. Houthis bafite intambara muri Yemen yabo yo mu gihugu indani, bafite abandi bahanganye nabo, ko Houthis ni Abashia, bakaba bahanganye n'Abasunite nk'uko mubizi bari bashyigikiwe na Arabia Saudite. Yarwanye nabo imyaka n'imyaka bigera aho ngaho. Arabia Saudite ibona ko irimo gukora ibintu bizayihoza mu kibazo, kuko Houthis bari bamaze kugira ubushobozi bwo kurasa muri Arabia Saudite, basigaye barasa imijyi yo muri Arabia Saudite. Biba ngombwa ko Arabia Saudite igira gute, iza mu biganiro. Murabyibuka hari delegation Houthis ivuye muri Arabia Saudite, ubu ngubu bari muri normalisation. Abashia n'Abasuni bafite ukuntu muri iki gihe ibi bihugu byabo birimo kwiyunga. Urebye Iran kwiyunga na Arabia Saudite, Iran kongera kubana n'ibi bihugu, Bashar al-Assad kuza muri Arabia Saudite, kwinjira muri Arab League, ni ikintu kigaragaza ko iki kibazo cy'Abashia n'Abasuni muri Islamu kimeze nkaho kirimo kugabanya intera cyari kiriho, kuko ubu bafite intambara bahuriyeho yo muri Gaza, bafite intambara bahuriyeho yo kwihubohora Abanyamerika, ko barabibonye ko Umunyamerika mushobora mugakorana nk'uko yakoranye na Saddam, nk'uko yakoranye n'Abatalibani, nk'uko yakoranye n'abandi baperezida benshi cyane yagiye akorana nabo, ariko bikarangira nk'uko yakoranye na Gaddafi, bikarangira bishe abakuyeho nabi. Ibyo rero ni ibintu bituma aba Barabu nyuma yo kubona igitoro, nyuma yo kubona imbaraga zindi zo kubona aho bakura intwaro zikomeye, bamaze nabo kuzamura urutugu. So Houthis rero kubera iyo ntambara y'igihe kirekire bari bamaze iminsi barwana na Arabia Saudite, ibihugu by'Abashia cyane cyane Iran byabahaye intwaro zikomeye cyane, amamisiri akomeye cyane, ku buryo ubu ngubu barasa no muri Israel.
Yemen ifite igisirikari cy'abasirikari benshi cyane, abahutizi ni benshi cyane ku buryo umunyamerika avuze ngo ashyize abasirikari be muri Yemen kurwana, yaba yinjiye mu muriro atazi nawe uburyo azasohokamo. Ari nayo mpamvu batinye kurasayo kugira ngo abahutizi batongera bakaharasa, noneho ibikomeye bikaba ngombwa ko intambara itangira, abanyamerika babaye nk'aba pulling out. Iyi rero niyo ntambara ya Vladimirovich Putin. Kubereka ko kwanza mw'abanyaburayi mwe mwizeye abanyamerika, boom, igihugu cy'abanyaburayi nshobora kukigarura uko nshaka mugasakuza bikarangira. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ibihugu byose biri munsi ya NATO noneho bigeze naho bishaka gufasha Ukraine mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya, bigasanga muri stoke nta kintu bafite. Amerika bari bizeye bagasanga nayo muri stoke nta kintu ifite. Ibintu mwari muzi ko bishoboka byo kumva ngo Ubufaransa stoke yabwo yashize nta kintu bafite baha Ukraine, kumva ngo ibihugu byose byibumbiye, ariko mwibaza icyo kintu, ibihugu byose byibumbiye muri NATO byabuze ubushobozi bwo kuba byatera inkunga Ukraine. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ni na statement ikomeye buriya mu nzira Putin arimo yo gusubiza isi yo gukura isi mu maboko y'abagashaka bwaka. Ariko nawe afite izindi mbaraga, ntabwo ari Putin uri kubikora wenyine. Of course mutanyumva nabi, si Putin uri kubikora wenyine, kubera ko ibi ntiyabikora adafite Ubushinwa. Buriya Ubushinwa ni igihugu kirimo kuzana urundi ruhande rw'ubukungu bukomeye cyane, ku buryo uje kuri iyi side y'Abarusiya n'Abashinwa nta gihombo ufite, kuko hariyo business nini cyane. Yego, ibyo rero ni ibintu nge narebye ndavuga ati ibintu biri guhinduka, kandi biri guhinduka ku buryo bugaragara cyane, rero turakomeza turebe iyo coalition barimo kugerageza kubaka. Nabonaga Abafaransa bafitiye ubwato hano hafi, ariko banze ko bujya muri under control y'Abanyamerika. Ni ukuvuga ngo amabwiriza yose y'ibyo bugomba gukora buzajya butegekwa n'Abafaransa, nyine nibo bazajya bategeka icyo ubwo bwato bwakora. Mu gihe Abongereza bo batanze ubwato bwabo, babutanga under command y'Abanyamerika, bakaba bari no gukora lobbying mu bihugu by'Abarabu kugira ngo barebe ko nabyo bya joininga iyo coalition. Ariko ni coalition izaba iteye ubwoba cyane, kubera ko igihe cyose yakwinjira muri iyi ntambara muri Yemen, ibintu bizaba bifashe indi sura, kuko Iran izahita izamo hariya. Iran ifite abasirikari, buriya mu bihugu kuri iyi si bifite abasirikari batojwe kandi benshi cyane, Iran iri nko muri 3 bya mbere. Iri mu bihugu udashobora gupfa kwisukira ngo ugiye gutera gutya, kuko ifite abasirikari benshi, amabrigade menshi ari special kabisa, ku buryo n'ibikoresho bafite bamaze kugeraho. Iran ni igihugu gikomeye, kubera ko mu gihe muri uku kwezi, murabizi, muri ukwezi kwa 12 Abanya-Iran bamaze kuronshinga misile yabo hypersonique. Nimvuga misile hypersonique, ntubyumve nk'ibintu bitoya, byumve nk'intwaro Abanyamerika badafite, byumve nk'intwaro Abanya-Israel badafite, byumve nk'intwaro itari muri NATO. Ni misile itari muri NATO. Ibi bintu njya mbibasobanurira, abenshi mukagendera kuri numbers, mukavuga muti Abanyamerika bafite amato menshi, Abanyamerika bafite za submarines nyinshi cyane, Abanyamerika bafite indege zikomeye cyane. Nibyo, bafite n'ibigo bya gisirikare hirya no hino, aho bagutera hose bagutera baguturutse hafi. Icyo kintu nicyo cyane rwose, ariko ugomba kureba alternative, andi mayere ibihugu bidafite amafaranga yo gushora nk'uko Abanyamerika bayashora byakoze iki cyo gusimbura ibyo bintu. Nicyo kintu cya mbere mwakwibazaho, byakoze iki cyo gusimbura icyo kintu n'izo mbaraga z'umurengera z'Abanyamerika. Nizo izi misile hypersonique zihuta cyane, zigenda ku muvuduko ukubye kangaho w'ijwi,
zikagenda zikata ku buryo udashobora kuzidetekitinga, kuzihanura bikaba bidashoboka. Izi ni misile, niyo tekinoloji ya nyuma iriho kuri misile. Kuba uyu munsi rero Irani izifite ikaba ishobora kurasa aho ishaka muri Isirayeli, ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye cyane gituma na Isirayeli ubwayo yagabanyije iki? Yagabanyije toni yavugiragaho Irani. Isirayeli yaramanuye, niba mubyumva, kubera ko ibi bitero igihe byabaga abanya-Isirayeli bavuga bati Irani bifitemo ukuboko, igireze gute igize gute. Birazwi ko Irani bifitemo ukuboko nyine, ntifasha Hamas kurusha ibihugu byose byo ku isi. Ariko murakora iki? Ko Irani ahantu igeze uyu munsi iteye ubwoba, ahubwo mugomba kuganira nayo. Ibyo byose rero bigenda bihindura ikintu kinini, bigahereza n'ubwinyagamburiro. Abandi biyubaka hirya bakiyubaka, Amerika igashiduka baragize imbaraga. Amerika ntiyari izi ko yatakaza imbaraga kuri Arabia Saudite, ntiyari izi ko yatakaza influence kuri ibihugu by'Abarabu nyuma yo guhabura ba Saddam no guhabura. Iyo yari izi ko iri kubashyira mu mufuka, ariko mu by'ukuri yari iri kubereka inyamaswa iriyo. Ibyo rero njyewe nkaba numvaga twagombaga kubiganiraho, tukareba iyi ntambara aho irimo kwerekeza, na resulta Putin ahora avuga ko isi irimo kwerekeza muri New World Order. Murakoze cyane rero, nongere mbifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.